U Rwanda rwatangiye gahunda zo gusaba ko pariki y'igihugu ya Nyungwe yashyirwa ku rutonde rw'umurage w'isi nk'amwe mu hantu hafitiye abatuye isi akamaro, hakanaba kandi ibimera byinshi utasanga ahandi ku isi. Uretse ibyo kandi, iyi pariki y'igihugu ya Nyungwe ni ubuturo bw'inyoni n'inyamaswa zitakiboneka henshi kuri iyi si. Abahanga mu bijyanye n'umuco ndetse n'amateka bavuga ko gushyira pariki y'igihugu ya Nyungwe ku rutonde rw'umurage w'isi bizazanira u Rwanda inyungu nyinshi zirimo no kurushaho kumenyekana. Mu mwaka w'1972 nibwo u Rwanda rwashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga agamije kurengera no kubungabunga ahantu h'umuco n'amateka hashyizwe ku rutonde rw'umurage w'isi. Kuva icyo gihe u Rwanda nk'igihugu nta hantu na hamwe rurandikwaho nk'umurage w'abatuye isi. Nka ITV Rwanda tugiye kugaruka ku cyo u Rwanda n'abarutuye bashobora kungukira ku kuba pariki y'igihugu ya Nyungwe yagirwa umurage w'isi. Reka duhere kuri iyi ngingo. Ese iyo tuvuze ibyanya bikomye n'umurage w'isi bitandukanira he? Reka twakire Mvunabandi Dominico, ni umuyobozi w'ishami ry'ubumenyi, ikoranabuhanga no guhanga udushya muri komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO. Agiye kutubwira itandukaniro ryabyo. Mu by'ukuri icyanya gikomye ntago UNESCO iba igifiteho uruhare rukomeye cyane, biba bikiri iby'igihugu. Ibyo bita biosphère reserve mu by'ukuri iba ari icyanya gikomye kikiri cy'igihugu, ariko UNESCO igafasha mu gutanga ubunararibonye, ibyo twita ubunararibonye buri tekinike, mu kureba se ni ubuhe bushakashatsi buhakenewe, igafasha leta cyangwa igafasha nka RDB cyangwa igafasha amaparike kugira ngo ubwo bushakashatsi bukorwe. Ese hakenewe iki mu gufasha ku minota ituriye ibyo byanya bikomye? UNESCO ikaba yaza igakora imishinga yo guteza imbere abaturage baturiye ibyo byanya bikomye. Ariko iyo bibaye umurage wa UNESCO, igihugu kiba gifiteho uruhare n'ibyo, ariko ubaye nanone umutungo w'isi. Bivuga ko isi ibimaze kumenya ko ku rutonde rw'imirage y'isi u Rwanda rwemeje ko Nyungwe ijyaho, bakagira uruhare, buri gihugu kikagira uruhare rwo kumenya ngo Nyungwe natwe tubifite uruhare bijyanye nk'uko nahoze mbivuga. Ese n'ubushakashatsi bugiye kwakorerwa, ni uguteza imbere abaturage bahaturiye. Icyo gihe buri gihugu kiba kibaye nk'uko navuga, kiba kibaye nacyo umuntu ugomba gukurikirana. Igihugu kiba kibaye nacyo umuntu ugomba gukurikirana niba mu by'ukuri UNESCO yubahiriza ibyo iba yaremeye mu ngo. None tuvuge iyo umuntu ashaka gukoreramo ubushakashatsi warabaye umutungo w'isi, abaza nde kugira ngo agere muri hahandi hari? Ahangaha nababwira ko kuba umutungo w'isi ntago byambura umutungo w'igihugu, byumvikana ko abaze igihugu. Niba uri umushakashatsi wo mu Rwanda urabanza ubaze abakurikirana iterambere no kubungabunga cyangwa gukora protection y'icyo cyanya. Urugero kuri kesi ya Nyungwe, ubwo urabaza RDB, ariko UNESCO nayo imenya ibigiye kuhakorerwa kuko ubabaye umutungo w'isi. Ikintu ku mutungo w'isi mu by'ukuri byari by'igihugu kuko ariho umutungo ubuherereye, ariko isi nayo iba ifite uwo mukoro wo kumenya ibigiye kuhakorerwa. Buri gihugu kikaba kibizi kubera ko hari icyo bita network ya biosphère reserve nk'uko nabivuze, ibyanya bikomye. Ariko kuri Afurika, Burayi, ku migabane yose hakaba noneho n'imirage n'umurage w'isi ku isi hose. Izo network zigiye zihari. Aha rero igihugu kiba gihaye n'inshingano yo gufatanya na UNESCO. Ubwo ndi kugerageza kubivuga muri rusange. Igihugu kiba kihaye inshingano yo kugira ngo gifatanye na UNESCO, kugira ngo UNESCO itange ubunararibonye bwayo mu gufasha igihugu mu kugeza, mu kumenyekanisha ubu murage w'isi witwa Nyungwe. Habaye iki? Ese amahirwe ariyo n'ayahe y'ishoramari? Ubushakashatsi buhari ni ubuhe buri ku rutonde rwihutirwa igihugu gikeneye guhakorera? Ese n'ayahe mahirwe ahari? Cyane cyane murabona ko muri Nyungwe buriya iyo unyuzemo urambuka ukagenda ukagera hakurya. UNESCO ibona amahirwe arimo ikabashishikariza abashoramari, kuko buri wifashishije UNESCO ushobora kugera ku bashoramari bakomeye, kuko UNESCO ni ishami ry'umuryango w'abibumbye. Ubwo byumvikana ko kutajya mu murage w'isi ntabwo ari kimwe no kujyamo.
kuko uba uri gukora icyo bita kumenyekanisha ibyiza byo mu rugo by'iwanyu, ariko ari wowe ubikora nk'igihugu. Ariko iyo ufashije UNESCO igufasha kugira ngo ibyo bimenyekane. Uko bimenyekana niko igihugu kimenyekana, ishoramari rikiyongera, ibikorwa biteza imbere abaturage baturiye uwo murage wagiye mu w'isi nabyo bikiyongera, ku musa tukagera ku byo bita iterambere rirambye nk'uko mubizi mwese. Ibivuyemo se bigirira akamaro abanyarwanda gusa cyangwa n'abandi muri rusange mugabana izo nyungu zivuye? Inyungu ubwo biterwa n'izarizo, ariko nk'inyungu z'ubushakashatsi imbere na mbere zigirira igihugu akamaro. Uko ubushakashatsi bukorwe, iyo bukozwe hari icyo bugaragaza, icyo gihe ibyavuyemo babikoresha bahindura ingamba cyangwa bazongerera icyo nakwita bazijyanisha n'igihe. Icyo ni kimwe. Iyo ari ubushakashatsi bugaragaye ko nk'ubu rugero dufate ko wenda bigaragaye ko hari inyamaswa zenda gukendera, icyo gihe ntabwo biba biri iby'igihugu gusa, biba bibaye iby'isi. Icyo gihe haboneka ubufasha bwo kugira ngo izo nyamaswa nkeya zikenewe cyangwa zigiye gukendera zibungabungwe. Murabizi ingagi zo mu misozi miremire ahantu ziboneka ni mu Rwanda gusa. Ubwo bivuze ko kuzibungabunga ntabwo biba bikira u Rwanda gusa, ni isi yose. Ngira ngo mujye mubona iyo baje gukora mu bushakashatsi, abazisura mu bukerarugendo bagaragaza ko umubare nibura uri kwiyongera, ariko mu myaka yashize zaje kugabanuka. Wari ubivuze neza, ukomoje ku ngagi zo muri parike y'Ibirunga, dufite n'Akagera, dufite Mukuragishwa, ayo ni amapariki yandi dufite mu Rwanda. Ukibahereye kuri Nyungwe cyangwa nazo bazifitiye gahunda? Murakoze cyane. Impamvu bahereye kuri Nyungwe nuko Nyungwe mu by'ukuri Gishwati Mukura iyo yagiye mu cyanya gikomye cya UNESCO, iyo bita Biosphere Reserve. Ibirunga birimo kuva mu 1983. Aha rero bikumvikana ko nibura UNESCO ahandi yakira imbaraga ni muri Nyungwe. Nyungwe rero basanze batakomeza mu by'ukuri kugira ngo bibe icyanya gikomye, batanga proposition begera leta, cyane cyane ikigo cy'igihugu cy'iterambere, kugira ngo barebe niba bishoboka ko Nyungwe yajya mu murage w'isi. Biterwa mu by'ukuri n'icyo igihugu cyifuza. Ange Manishimwe ni umuyobozi nshingwabikorwa wa Bayokor ni umushinga ufite ibikorwa bitandukanye kandi bifitiye Nyungwe n'abayituriye akamaro ku nkengero zayo. Kuri we niki yiteze ku kuba Nyungwe yashyirwa ku murage w'isi? Murakoze cyane. Iki ni igikorwa cyiza, ariko gikorwa cyane mbere na mbere hashingiye ku cyo nakita ubushake bwa politiki, kuko ibihugu nibyo bisaba, bikavuga ati turifuza yuko kino cyanya gikomye kijya ku rwego rw'umurage w'isi. Rero mu by'ukuri iyo hamaze kuba ubwo busabe, haba noneho akanama nakita ko ari akanama nkemurampaka kagomba kureba niba ibintu byose bikenewe byose byarashyizwe mu bikorwa kugira ngo icyanya runaka kijye ku murage w'isi. Rero nibyo biri gukorwa kuri Nyungwe. Nagira mbabwire yuko ubu ngubu urwego turiho ni urwego rw'ubusabe kugira ngo Nyungwe yajya ku rwego rw'umurage w'isi, ariko mu by'ukuri dukurikije uko icyanya kimeze, dukurikije umwihariko Nyungwe ifite, twizeye ko bizakunda. None rero nk'uko warumbaje ikibazo, iyo bimaze gukunda rero biba ari ibintu bikomeye, aba ari amahirwe akomeye, haba ku baturage baba baturiye aho ngaho, haba ku binyabuzima bibera aho ngaho. Kandi ikindi nanone uwo murage nyine kubera ko ari uw'isi, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo iki gihugu cyabyemeye, kiba cyemeye yuko n'ubundi kitazigera kigira ikintu gikora mu buryo bwacyo bushobora kuba bwagira nk'icyo nakita nk'ingaruka zikomeye kuri icyo cyanya hatamenyeshejwe umuryango mpuzamahanga n'ubundi bifite mu nshingano. Ariko none ikindi cyo nabivugaho nuko bifasha igihugu kumenyekana cyane, bigafasha yuko baterankunga benshi barushaho kugirira icyizere igihugu, ariko none hakaza n'andi mafaranga menshi ndetse n'ibikorwa byinshi cyane bishyikira icyo cyanya cy'isi. Nuko mu yandi magambo umuryango mpuzamahanga nawo uhita ugira inshingano zikomeye zidasanzwe zo kumva ko bafite n'ubundi mu byihutirwa kuba icyo cyanya cyagira akamaro, cyamera neza, ariko n'abagituriye bakamera neza. Warukomoje kuri icyo kintu uvuga ko Nyungwe ufite umwihariko, ni ibiki ubona yihariye bitanga amahirwe ko kwizemerwa
nka parike ariko noneho ishyizwe mu murage w'isi n'ibiki gihari? Icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane. Nyungwe mu by'ukuri nagira ngo nongere mbisobanure kugira ngo n'abantu babisobanukirwe. N'ubundi Nyungwe iyo urebye ni ishyamba n'ubundi rirenga umupaka rikajya no mu gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri urebye imiterere ya Nyungwe n'imiterere ya Kibira ubona ko uramutse urebesheje amaso ubona ishyamba risa. Ariko no umwihariko Nyungwe ifite nuko iyo ifite icyo nakwita ubuyobozi buhamye bufatika bugaragaza ibijyanye no kubungabunga ibinyabuzima. None rero ikirusha andi mashyamba nakwita ko ari muri Afurika nuko usangaho haba mu bijyanye n'imiyoborere ugasanga hari umurongo ngenderwaho kuyobora, ariko nanone ukanasanga n'ibikorwa bya ba rushimusi byagiye bigabanuka bitewe n'ubushake bwiza bwa politiki bugiye buri aho ngaho. None ku bijyanye rero n'ibinyabuzima nabwo hari ibindi binyabuzima ukunda gusanga hari nk'amoko y'ibinyabuzima bishobora kuba byaboneka muri Nyungwe gusa. None ikindi nanone ugasanga n'inyamaswa ugasanga inyinshi zishobora kugera mu matsinda natanga inkomo n'ubundi ziboneka no mu yandi mashyamba hirya no hino muri Afurika, ariko usanga nk'izo muri Nyungwe zinafite n'umwihariko w'uko zigendana ari nyinshi. None ikindi nanone navuga ni nk'indabo, hari indabo zitwa orchide zigiye ziri muri Nyungwe zidakunze kuboneka ahandi hantu, kandi ugasanga zo ziri kugenda ziganza cyane. Rero ibyo ngibyo byose iyo bishingiweho bishobora kuba byaha amahirwe pariki y'igihugu ya Nyungwe kuba yajya mu murage w'isi, kubera ko nk'uko nabivuze binasaba nuko abantu bagomba kugaragaza icyo bakora. Ikindi nanone cy'umwihariko naba kuri Nyungwe nuko arenga 70% by'amazi dukoresha muri kino gihugu cy'u Rwanda yose aturuka muri pariki ya Nyungwe, kubera ko amazi agana mu burengerazuba bwa Nyungwe ukunda gusanga yesuka mu mugezi wa Kongo. Noneho amazi agana mu burasirazuba bwa Nyungwe ugasanga ari kujya mu mugezi wa Nili, kandi ugasanga n'ubundi Nili ifatiye runini abantu. N'ikindi kintu navuga yenda cy'ingenzi kinashimishije nuko ubushakashatsi bwa vuba aha ngaha bwakozwe bwagaragaje ko isoko ya kure ya Nili iri muri Nyungwe. Aha ngaha nayo tubavuze ukora gusanga abantu benshi bavuga atari ko tiko no mu Burundi hari isoko ya Nili, abandi ti Uganda hari isoko ya Nili. Nibyo uruzi ushobora kujya amasoko menshi cyane, ariko ushobora kubona noneho icyo bita isoko ya kure ya Nili rero yagaragaye muri Nyungwe. Rero ibyo byose nk'uko ndi kubisobanura, ibyo bishobora guha amahirwe ririya shyamba kuba rishobora kuba ryajya mu murage w'isi kubera ibyo ngibyo maze gusobanura haruguru. Hanyuma bigiye gufasha iki umuturage uhaturiye bumvikana? Umuturage cyo bimufasha niki? Icyambere cyo bizafasha umuturage nuko abashoramari bazashobora kwiyongera, kubera ko iyo ishyamba rimaze kuba umurage w'isi cyangwa se n'ikindi cyanya, icyo gihe ukunda gusanga abantu abashoramari mpuzamahanga bagirira icyizere aho hantu bakashora imari, kandi bashoye imari n'ubundi b'abaturage bajya amahirwe kuba babonamo akazi. Ikindi nanone nuko hazaba gufungura cyane cyane mu rwego rw'ubushakashatsi, ugasanga abashakashatsi baba abashakashatsi imbere mu gihugu ndetse n'abashakashatsi mpuzamahanga nabo bagiye baza gukora ubushakashatsi, binatume hari n'ibindi bintu bishobora kuba byavumburwa. Yenda no ku kibazo mwari mwanambaje nanakubira gusubiza icyo ngicyo, undi mwihariko Nyungwe ifite nuko ukunda gusanga buri mwaka haboneka nk'ibyatsi nk'amoko nk'abiri ibyatsi 3 se 5 se yavumbuwe mashyashya. Nabyo ni ikintu gikomeye gishobora kuzagenderwaho, bakavuga atari ko ubwo iki cyanya ujya kubona yenda buri mwaka havumbuwe ibyatsi bishyashya cyangwa havumbuwe inyamaswa shyashya abantu batari bazi, nko mu nyamaswa ntoya izo bita za insecte. Nabyo ni ikintu gikomeye cyane gishobora kuzaha amahirwe Nyungwe yuko ishobora kuba yaba mu murage w'isi. Rero abaturage rero iyo hamaze kugaragara ko uwo murage wamaze kwandikwa, abantu bose bamaze kumenya, ishoramari rikiyongera, abasura aho hantu bakiyongera, bakazana amafaranga, mu by'ukuri nyine nawo abaturage agenda ahita agira amahirwe yaba yo kubona akazi, yaba nanone ni uko n'imisoro yiyongera, kandi imisoro yamaze kwiyongera n'ubundi igihugu n'ubundi gishora mu bikorwa rusange biteza imbere inyungu rusange z'abaturage. Muri iki kiganiro kandi reka twakire ngo Gateresi For, ni umukozi w'urwego rw'igihugu rw'iterambere, ashinzwe ibirebana no kubungabunga ibinyabuzima by'agasozi. Aratubwira impamvu pariki y'igihugu ya Nyungwe ikwiriye kuba umurage w'isi. Irabikwiriye. Iyo urebye ahandi hantu hagiye hari mu murage w'isi, usanga hari ibyo Nyungwe yihariye byatuma natwe dusaba kwishyirwa ku rutonde rw'umurage w'isi. Nyungwe ni ishyamba rigari ryo mu misozi miremire, akaba ari naryo shyamba ryo mu misozi miremire rigari muri Afurika nzima. Ubwabyo icyo ni ikintu gikomeye twakwitaho. Ikindi nuko Nyungwe muko kuba ishyamba rigari inabungabunzwe, imaze igihe kinini ibungabunzwe nta kihungabanya. Uvuga ngo imbibi zayo zimaze igihe nta kizihungabanya, zidahinduka. Uvuga ngo irabungabunzwe neza ku buryo hari icyizere cy'uko
umutungo ibungabunzwe uzaramba igihe kirekire. Ikindi navugaho ni uko birazwi yuko Nyungwe nk'ishyamba ryo mu misozi miremire ni n'ikigega cy'amazi. Ikigega cy'amazi hafi 70% by'amazi anyura mu gihugu ni n'amazi aturuka afite isoko muri Nyungwe. Hanyuma Nyungwe irimo isoko yakure kurusha izindi mu masoko y'uruzi rwa Nili. Hanyuma hakaba hari n'umwihariko yuko ifite amazi amwe atemba ajya mu ruzi rwa Nili n'amazi atemba ajya mu ruzi rwa Kongo. Ni inzuzi nini za mbere muri Afurika. Nyungwe irimo amoko anyuranye y'ibinyabuzima. Harimo amoko agera kuri 13 y'ibisanguge. Harimo impundu, ariko harimo n'andi moko, harimo inkomo, harimo ibyondi, harimo ibishabaga, harimo ibihinyage, n'amoko anyuranye. Harimo amoko arenga 1000 y'inyoni. Harimo amoko arenga 200 y'ibimera. Muri ibyo kandi byaba inyamaswa byaba n'ibimera, harimo n'amoko aboneka by'umwihariko muri Nyungwe. Hakaba ayamenyekanye ku isi bihereye muri Nyungwe, hari abashobora kuboneka n'ahandi, ariko akaba yaratangajwe bwa mbere bihereye muri Nyungwe. Mujya mwumva amwe mu moko y'indondori bafite izina rya Nyungwe mu mazina yayo, yitwa impatience nyungwesis. Nuvuga ko yavumbuwe cyangwa yamenyekanye bihereye muri Nyungwe. Hari amoko ari by'umwihariko muri uyu muhora witiriwe Albert, witwa Albertine Rift. Hari amoko y'ibinyabuzima biboneka muri Nyungwe yihariwe n'uyu muhora. Hanyuma Nyungwe nk'ishyamba rigari rinini mu yagize uyu muhora, tukaba twishimira yuko Nyungwe ifite nyine uwo mwihariko. Ni byinshi, harimo urunyurane rw'imisozi birumvikana, ariko hakaba n'ahantu haciye bugufi nk'ikibaya cya Kamiranzovu. Hari ahantu hahereye henshi. Hanyuma ikindi navuga nuko mu rwego rw'ubukerarugendo Nyungwe ifite umwihariko mu baza kureba ibyo ngibyo, abaza gukora ubushakashatsi. Akaba ari umurage u Rwanda rubikiye isi ku bakeneye kwiga, gushakashaka no gutembera. Niki u Rwanda rwiteze mu gihe Nyungwe yaba ishyizwe mu murage w'isi? Gushyirwa mu murage w'isi, urumva ntabwo ibyanya bikomye byose byo ku isi biri muri uru rwego. N'urugero nuko Nyungwe itari irimo, pariki y'Ibirunga ntirimo, pariki y'Akagera ntirimo, pariki ya Ishwati Mukura ntirimo. Nuvuga ngo iramutse igiyemo ni ukumenyekana kwaba kwisumbuye, ikarushaho kumenyekana. Uko tubasha kureba ku rutonde, ukareba ngo ibyanya biri mu murage w'isi cyangwa se ahantu hari mu murage w'isi, kuko ntabwo ari ibyanya birimo amashyamba cyangwa inyamaswa gusa. Ahantu hari mu murage w'isi ukahareba ukahamenya, ukavuga uti hariho hano. No kuba Nyungwe yajya kuri urwo rutonde bituma irushaho kumenyekana. Ibyo ni ikintu cyadufasha nko mu gihugu cyacu, aho mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima turanarubungabunga turubyaza umusaruro kugira ngo ubukungu bw'igihugu cyacu burusheho gutera imbere. Uko kumenyekana byatuma abaza kureba u Rwanda, abarangamira u Rwanda, abarangamira Nyungwe by'umwihariko biyongera, kubera ko ifite ahantu yanditse. Ikindi, gushyirwa ku rutonde rw'umurage w'isi, umurage w'isi nyine ntibizatuma Nyungwe ireka kuba umwihariko w'u Rwanda, ntibizatuma ireka kuba umurage w'Abanyarwanda, ariko nanone n'isi icyo gihe iba ifashe inshingano y'uko aho hantu
igomba kugira uruhare mu kubabungabunga. Ruvuga ngo haramutse habaye ibibazo byasa n'ibigomba kototera ibungabungwa ry'aho hantu, ibihugu byose byashyize amasezerano, umukono ku masezerano y'umurage w'isi, biba bigomba guhaguruka bigaharanira yuko aho hantu hakomeza kubungabungwa. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo Nyungwe nayo tugize amahirwe ikashyirwa ku rutonde rw'umurage w'isi, icyo gihe tuba tugiye gufatanya n'amahanga mu guharanira ko ibungabungwa. Si ukuvuga ko ntibizatwambura inshingano, ariko haramutse hari ikibazo gishaka kototera ukubungabunga Nyungwe, icyo gihe n'amahanga yose yahaguruka kugira ngo dufashe ikomeze ibungabunga. Abayituriye ni byo navugaga by'iterambere ry'ubukerarugendo, kuba haza abantu baza kuyisura ubwabyo byongera ibyinjira mu gihugu. Ariko ikindi muri kwa kumenyekana navugaga ni uko abafite ibyo beza, abafite ibyo bakora mu nkengero za Nyungwe, baramutse bongeyeho akantu kuko ibyo bintu bituruka hafi ya Nyungwe iri ku rutonde rw'umurage w'isi, icyo gihe bituma byongerera agaciro, bigatuma bishobora kugurwa kurushaho, ndetse bishobora no kugurwa menshi kurushaho. Hari ikintu umuntu ashobora kwibaza, wenda nk'abaturage baba baduteze yombi, kavuga bati ese nk'ubu ngubu ko Nyungwe isanzwe ari iyacu, ibyo bihugu bizasinya, ibyo bihugu bigiye kwiyongeraho, ntibizagabanya inyungu umunyarwanda yari yihariye kuri Nyungwe, ahubwo ikagabanwa n'ibyo bihugu bindi byiyongeyemo? Ese izagumana wa mwimerere wayo nk'umutungo w'abanyarwanda kandi yagizwe iy'isi? Ibyo bihugu bizunguka gute? Umunyarwanda noneho azaguma yumva ko ari iy'igihugu cye? Hari n'ushobora kuvuga ati ngo bashaka nko kuyigurisha nyine, bwo nibyo ngira ngo nsobanure kurushaho. Dutuye kuri iyi si kandi dukeneye gukomeza kuyibaho kugira ngo n'abazadukurikira bazayibeho, bisaba ko tuyibungabunga. U Rwanda ruri mu bihugu byashyize umukono ku masezerano arebana n'urutonde rw'umurage w'isi. Ni ukuvuga ngo nubwo tutari dufite ahantu handitse ku rutonde rw'umurage w'isi, twagishyize umukono kuri ayo masezerano. Ni ukuvuga ngo n'ahandi hagira ibibazo, natwe tuba twarihaye inshingano yo kuba twagira uruhare mu gufasha kugira ngo hatangirika, kugira ngo hadasenyuka, kugira ngo hakomeze habungabungwe. N'ahandi rero kuba Nyungwe yashyirwa ku rutonde rw'umurage w'isi ntabwo bivuga ko itari iy'abanyarwanda, nta nubwo ibigabwe, ahubwo ni uko mu kuba ari iyacu, ahubwo abandi icyo biyongeraho ni ukugira inshingano, kwiyemeza ko haramutse hagize ikibazo kiba batugoboka bakaza kudufasha. Ariko ntabwo biba bivuga yuko ibikomoka muri Nyungwe tuzabigabana nabo, ntabwo biba bivuga yuko tuyisangiye n'abandi, tuyisangiye twese nk'abatuye isi n'ubusanzwe, ariko ahubwo ni uko bayemeje inshingano yo gufasha, yo guharanira, bashobora no gufasha mu buryo bufatika, cyangwa se hakabaho kugenda bakangurira abandi, bakangurira amahanga kubahiriza ko Nyungwe ikomeza kubungabungwa.